Mwaramutse Yesu ashimwe. Reka turirimbe iyi ndirimbo. Turi mu kwezi ko kwiga gusenga. Ukeneye gusenga, abigishwa babwiye Yesu ngo twigishe gusenga. Ikiri gihe cyo kwicara ku birenge bya Yesu akakwigisha gusenga. Umwuka wera akakwigisha gusenga. Zinduka usenge, fungura umunwa usenge. Hereza Yesu icyubahiro, tubyutse amahoro. Uko bwije nuko bukeye, kuganira nawe. Haleluya. Imana yo gusengwa, Imana yo gupfukamirwa, Imana yo kuririmbirwa. Kugira ngo ahabwe imbaraga, twibuke mu gashyamba wenyine, asenga n'umubabaro mwinshi, marayika amugera imbaraga. Gusenga ni byiza, bikabidukingira. Gusenga ni byiza ijuru, tujye dusenga, tugere ikirenge mu cya Yesu. Haleluya. Gusenga. Zinduka usenge, byuka usenge. Jya ku birenge bya Yesu akwigisha gusenga. Mubwire ati Yesu ndi hano ngo nyigisha gusenga. Haleluya. Gusenga ni byiza, Haleluya. 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 gusenga bikingura ijuru, tujye dusenga, tugere ikirenge mu cya Yesu. Gusenga ni byiza, bikuya bidukingira. Gusenga bikingura ijuru, tujye dusenga, tugere ikirenge mu cya Yesu. Mana uri Imana yo gusengwa. Mana uri Imana yo kwizerwa. Niki cyatuza kuza imbere kugusenga mu gitondo? Tubonye umunsi utangiye, turi amahoro. Tubonye uduhaye ubuzima, tubonye uduhaye kubaho. Shimwa Mana, shimwa shyirwa hejuru. Uri Imana yo gusengwa, uri Imana yo kuririmbirwa, uri Imana yo kubaho, uri Imana yo kwizerwa. Tuzamuye amabendera y'amashimwe. Wakira amashimwe yacu ko turi amahoro. Wakira amashimwe yacu ko tubyutse amahoro. Wakira amashimwe yacu ko turiho. Wakira amashimwe yacu kubw'impano y'ubuzima. Wakira amashimwe yacu ko mu gusenga tuzi imbere yawe kandi kuduhaye ku kwezi kugira ngo tuze utwigishe gusenga. Hari ibyo tutazi mu gusenga, hari ibyo tutarahishukirwa, ibyo tutaramenya, hari urundi ruhande tutazi mu gusenga. Ariko iki ni igishaka ko twicara imbere yawe ukatwigisha, tukubaza, tugusobanuza, twemera ukatwigisha mu izina rya Yesu. Situasiyo turimo tukamenya uko twazisengera, tukamenya ibyo tucamo, tukamenya uko tubisengera, ukatwigisha Mwami, kandi byose uri kubiduhera ku buntu bw'igorogota. Turashima Yesu wabiduhesheje. Icyubahiro kibi cyawe Mwami w'abami. Mwuka wera uganze, utegeka byose birakumvira mu izina rya Yesu. Haleluya. Umwami yubahwe, umwami asingizwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Reka dusome Luka igice cya 11 umurongo wa mbere kugera kuri 4. Muri hangana amazi iminsi ifite akantu k'akagripe, ariko muri iyo gripe ntago mbura gusenga. Kuba gripe umubiri urwaye ntago bibuza umuntu gusenga. Nawe ntuzitwaze ng'indwara ngumbuza uko nsenga. Zinduka usenge, ibihe byose turasenga. Nta gihe na kimwe kibaho umuntu atasenga. Nta gihe na kimwe kiriho umuntu atasenga.
umubiri uba utameze neza, ariko mu mwuka tugumye twuzura imbaraga. Reka dusenge. Hari mwagiye mwumva yenda ijwi ntirimeze neza, ariko mu mwuka bigomba kumera neza. Reka dusenge rero dukoresheje iri jambo rya Luka 11 umurongo wa mbere kugera kuri 4. Turi mu kwezi ko kwiga gusenga. Niyo mpamvu yo nsoza hari aho nzajya nyuzamo cyangwa se nzajya nyuzamo ngasenga, kugira ngo nawe bize kugufasha wowe ukuri buze kwisengera. Njye nsenga cyangwa se ngasenga muri rusange ku bwanjye. Wowe nawe uyu umaze kumva ijambo, umwuka wera w'Imana hari icyo akubwira, hari uko uba wumvisha ijambo, nawe ugomba guhita usengera nk'uko umwuka wera w'Imana aguhishuriye, bitewe n'uko wumvisha ijambo cyangwa se wumvishije icyo mwuka yakubwiye, nawe ugahita usenga ukisengera. Amen. Reka nsome. Nuko umutwe w'amagambo uravuga hano ngo Yesu yigisha abigishwa be gusenga. Nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, databuja, twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Arababwira ati, nimusenga mujye muvuga muti, data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, uko bukeye ujye uduha ibyo kurya byacu by'uwo munsi, utubabarire ibyaha byacu ko natwe duharira abarimo imyenda yacu, kandi ntuduhane mu bitwoshya. Amen. Uyu munsi turarekeraho turageza ku murongo wa 4. Ni Luka 11 umurongo wa mbere kugera ku wa 4. Ahangaha abigishwa basabye Yesu ngo abigishe gusenga. Ndabiri navuze gusenga birigwa. Gusenga birigwa, ukicara, mwuka akatwigisha gusenga, mwuka akaduhumura amaso, mwuka akavugana natwe tukamwemera tukamutega amatwi kugira ngo twumve uko ashaka ko adufasha. Ni umufasha udufasha muri ayo masengesho. Mwuka ura ni umufasha udufasha, tukamwemerera ko adufasha, tukemerera Imana ikatwigisha uko twajya tuza imbere yayo, kuganira nayo. Gusenga no kuganira n'Imana. Haleluya. Ababigishwa rero bamaze kubireba baravuga ati, turabona Yesu azi gusenga, turabona Yesu mu bintu byo gusenga, kuko yarasengaga cyane. Ku manywa yabaga ari kwigisha, kuvuga ubutumwa, agenda abwira, ariko nijoro akajya gusenga. Bari bazi ko Yesu azi gusenga, ari uzi mwigisha w'ukuri wabigisha gusenga. Ariko nanone hari Yohana nawe abigishwa yari yarabigishije gusenga. Haleluya. Yohana yari yarafashe igihe afata abigishwa baravuga ngo mwicare mbigishe gusenga. Ababigishwa ba Yesu bari bazi ibyo bintu, ko Yohana yari afite itimu niye yigishije gusenga, izi gusenga, izi gushaka Imana, izi gushaka amaso y'Imana, izi kwikubita imbere y'Imana y'uburyo bwose. Bari bayazi abigishwa ba Yohana. None ababigishwa bamaze kubireba baravuga ati, Yesu nawe ko tubona asenga, ko tubona twasigaye, baravuga ati, mwigisha watwigishe natwe gusenga, ko tubona mu gusenga hari impinduka, ko tubona gusenga biri gukora, ko tubona gusenga hari icyo bifashije, ko tubona gusenga hari aho byatuvana akajya n'ahandi bitwinjiza. Haleluya. Barangije baravuga ati, Yesu niwe mwigisha w'ukuri, ati mwigisha watwigishije gusenga. Abigisha bari bazi ubwenge, abigisha bari bazi kureba, basanga nta kindi cyabafasha uretse gusenga, ariko nanone bakeneye kubyiga. Gusa icyiza cy'abigishwa bari bari kumwe n'umwarimu wa vrai mwiza cyane. Baranabwira ati, kandi wibuke ko na Yohana nawe yari yarigishije abandi abigishwa be gusenga. Ndagira ngo umenye ngo Yesu nanone ntabwo ari abigishwa gusa yagarukiye kwigisha gusenga. Uyu munsi nawe arashaka kukwigisha gusenga, ashaka kuguhugura mu masengesho, ashaka kukwereka uko wasenga. Niba Yohana yarigishwa abigishwa be gusenga, ndagira ngo umenye ngo hagarara wongere wipozisiyone, fata ikayi n'ikaramu uvuge ngo iyi situwasiyo nayisengera gutya, ahangaha umwuka wera yambwiye iki nagikora gutya. Ibyo bizagenda bigufasha nawe, kandi ujye wigisha abandi gusenga. Icyo wamenye ugihereza abandi. Haleluya. Isituwasiyo uri buvuga ngo naricaye nizera gutya, namwe mwabikoresha bikabagirira umumaro. Niyo mpamvu dutanga ubuhamya, ukavuga ati yicaye gutya, yizera gutya, bigenda gutya, biramukore. Kuko ayo mavuta aba yarayakoresheje, aba yaramanutse ku isi agakora, n'undi muntu nawe arayamukorera. Imana ishimwe.
kuri karavanga aramubwira ngo nimusenga mujye muvuga muti data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe. Kubanza gushima data, kubanza gushima izina rya data, kubanza gushyira izina rya Yesu hejuru. Utangiye gusenga utangira ushima izina ryawe niryubahwe. Amamaza izina rya Yesu mu gusenga, hamya izina rya Yesu mu masengesho, hamya uhoraho Imana, izina rya data wa twese ryubahwe. Niyo handi Bibiliya ivuga ngo nimwinjira mu nzu yanjye ngo mwinjirane ishimwe, indirimbo z'amashimwe, muririmba munezerewe. Naha tukubahisha izina ry'umwami wacu, tugashyira Imana yacu hejuru, ngo data wa twese uri mu ijuru. Kumenya ngo ni data, ntabwo dusanze abandi, ahubwo ni data. Iki gitondo umenya ngo Imana ni so, Imana ni papa, kandi umushyire hejuru. Ubwami bwawe buze, Imana ureke gukora kw'Imana bari ko kuganza. Ndasenze nanjye ngo uyu munsi gukora kwawe mwami abari ko kuganza, uko bukeye uduhe ibyo kurya byacu. Ni byiza ko tubwira Imana ibyo dukeneye, kabwira Imana ngo Mana ndarushye niwe wanduhura, Mana nkeneye amafaranga niwe wayampa, Mana nkeneye kwizera niwe wakumva, Mana nkeneye ibyiringiro niwe wabimpa, Mana nkeneye ibingibi niwe wabimpa, iby'ibifatika by'imwisi y'umwuka, Mana nkeneye ahangasi ndabasha gukiki cyase ndagikira niwe wakinkiza, niwe wamfasha nkabasha kugitunganamo. Tubwira Imana ibyo dukeneye, ngo tubabarire ibyaha byacu kuko tuba baducumuye. Ndenya ngo mbabwire ngo amasengesho atarimo kwihana ni zero. Niba dushaka ko Imana twumvira, twihane. Mu masengesho yacu hajye habonekamo umwanya wo kwihana ibyaha, ko tuba turi mu isi y'ibyaha, ni uko ikoze ni uko imeze. Izazahita agaruka ari ibyaha, tuzagira amahoro dutashye iwacu mu ijuru. Rero kuko turi ku isi y'ibyaha turihana, naho dutandukana n'abapagani nuko twebwe tuza tukabyihana. Ariko abapagani ibyaha bigobeza kwirundanya, ko ntibagira umutima ubacira urubanza, ariko twebwe turaza tukihana. Kubera iki? Tukiyuhagiza amaraso ya Yesu Kristo arahare. Ngo kandi ntuduhane mu bitwoshye. Twabwira Imana ngo Mana dufashe, dukomeze, dushoboze kugenda dukiranuka. Uyu munsi ubwira Imana ngo Mana ndi hano, uri papa, ubwira Imana kariso, ariko bivuga bivuye mu mutima. Itoze kugira Imana, sitoze kugira Imana inshuti, itoze kugira data wa twese umubyeyi wawe, uze umusange nk'umubyeyi nk'uko waza ukaganira na papa wawe. Imana ntabwo ari ikindi, oya, ahubwo Imana ni papa. Nurangiza umushimire, hanyuma nurangiza umubwire ibiri ku mutima wawe. Niki kikubabaje? Kibwire Yesu. Adutegeye amaso, niki kikuruhije? Kibwire Yesu. Niki uri kubona mu bugingo bwawe kitari gutungana? Bibwire Yesu. Mu mwuka wawe kibwire Yesu. Haleluya, haleluya. Tubabarire ibyaha byacu, ihane bwira Yesu ngo isanga hanacumuye, niriwe mu isi ariko aha byananiye kuhatunganya, nashidutse namubwiye nabi, nashidutse nakoze byananiye, utunganye. Haleluya. Ngo kandi ntuduhane mu bitwoshye. Ubwira Imana ngo Mana mfasha, fata amaboko yanjye. Tubwire Imana ngo Mana nshobozwa byose nawe umpa imbaraga, nimpa imbaraga nshoboza. Haleluya. Muri byose kuko turi rusengero mwiza Mana, urakoze kubwo kongera kuduhugura uyu munsi. Kuri uyu munsi wacu turavuze ngo niwe data, uri papa wanjye Mana. Ibyo uri data yo nakugira. Hari Imana n'abashajijwe n'ibikomere by'ubupfubyi n'ibikomere by'ubuzima, ariko ko nakugize data, narakubonye, uri papa mwiza, uri umubyeyi mwiza. Ndagushimiye, izina ryawe ryubahwe. Uri Elishadai, ni wubahwe. Uri Elohimu, ni wubahwe. Urakwiriye, urakomeye, urahambaye. Uri Yesu, umucunguzi wanjye. Ndagushima Yesu. Mana ni wowe uzi ibituruhije uyu munsi. Turakwereka ibyifuzo dufite mu mitima yacu. Ni wowe usubiza, ni wowe utanga. Byose biri mu kiganza cyawe. Bivuze ngo bibemeke bibaho mu izina rya Yesu. Mana twongeye kwihana, duhane ko turi ku isi handi ibyaha biri. Amaraso yawe Yesu natubabarire. Araho tutabasha gutunganya, twifuza gukora ibyiza, bibi bikadutanga imbere, ariko dusabye imbabazi Imana. Imbabazi zawe zibe ku maboko yacu, ibyo dukora zibe mu bitekerezo byacu. Imbabazi zawe zibe kuri twe mwami, kandi udukureho n'ingaruka z'ibyaha mu izina rya Yesu. N'ibijyana nabyo byose utubabarire mwami. Ndasabye Imana ngo dukomeze uyu munsi, dushoboze kugenda dukiranuka, n'uduhane, dushoboze kugenda dutunganya, n'uduhane dushoboze mwami, dutsinde umubi, dutsinde cyane gisa nacyo. Dushoboze Yesu, dushoboze guhagarara mu nzira yo gukiranuka, dushoboze kugenda n'ibyiringiro byacu uyu munsi uganze. Buri saha y'uyu munsi Imana tubashishwe byose nawe, tubashishwe gukiranuka nawe, tubashishwe gukora imirimo yacu nawe. Mwana wari utubashisha uyu munsi, udushoboze mu izina rya Yesu kubw'icyubahiro cyawe.
urakoze papa, ndagushimye ko wongeye kutwigisha gusenga by'ukuri. Icyubahiro n'ikuzo bikugarukeho uyu munsi, ntabwo ari twe ahubwo izina ryawe rimenyekane hafi na kure. Haleluya, haleluya, amen. Murakoze, mwari kumwe na Mama Ebenezer. Umunsi mwiza, komeza wongera wiyibutsa gusenga, Imana ishyirwe hejuru, kandi turashima Imana yatuzaniye iyi direkisiyo yo gusengamo. Umwami ahimbazwe. Mwibuka gukora subscribe cyangwa se share, abantu bibagirira umumaro nabo bige gusenga. Bye, umunsi mwiza, shalom.